cyangwa nze nkwereke. cyangwa nze nkwereke. we byose ni ibiki? acha bwana we nitwagere kwari none utazi uwondiwe ndashobora nsobanukirwa nawe bayo. isi imbuto yanjye urimo kurimbaguza upfushe. Igihe gishize maze kubona ko ndebye nabi tegereza yazahura na heba rero ndaho ukindi kintu gihari agamabati nago hajye uzaza ugasanga amabati kose n'agatondo kuri nagajanye wayajanye ni mama y'Imana. Nese gergo ibyo bigori utwaye birakwishyura 300 kose Tubise uri kujya mu by'ibigori hano ni wanyu. Umva bavande wanduguza ngo wapenzi nawereze ukweri ejo muze gutwara kabate kanye dore ururimire nje yambwiye birenze nimuvanga mutanyije nuno muntu mwebwe babwiye igiswahili nje yambwiye iringara ugiye gupfuke ringara nubwo amafaranga kandi nayo biringara ngogoki ngayi nayo biringara kandi soki na beti yo kurobadarenganye sema bitorishekere kwa sibyo uzana tukuna bigambo nyoso hapa hapana kunyanganya njewe ninaguhanyoko wewe ninagukora mu mabinga sana hapana nta muntu nk'ini beta ngayi singusabize se iyo uzabinga uko binga ngayi ndetse gasuzuguro uyu muntu mufasha nk'umujura nani ubwo mufasha nk'umuntu waje kwinyishura uyu mujura uyu ni umuntu biragaragara none nimba usanze iwanjye hafunga mu bigoro ukarimbagura ibigori n'iki ngiki ndakibara ibigori mwese mubare urabara iki sibyo mwese mubare genda utakurya iki byose bihwanye n'amafaranga nshaka iki amafaranga mw'abantu iyo ufashe umujura umukoresha icyo ushaka ntujya kudushira ku bishyimbo umukoresha icyo ushaka geragwa sideni ahangaha nanjye reka mbabwire ikintu kimwe niyo umuntu yaba kurimo miliyoni ntabwo waziwe ngo numubura umusahura ubwo n'ubusambo ntabwo gurituraga umusarani hano mbiciye mu kwanya biciye mu mwanya ariko ziki ibyo bintu amategeko nanjye nagira ngo nkubwire ngo imitunure y'igikeri ntabwo yabuza inka gushoka gaguki bicara hanga nuko umujura mama mwiriwe budara we umva reka nkubwire wa mugabo we tutazapfa ibintu byose mbabaraga amafaranga naguhaye urukuntanura amaso kandi reka mbabwire kubera kimuzaga kuguza muri kuvuga neza na karimi keza ngo muramugahaye umuntu muramuha n'inyungu n'ibiki bebe igihe kimaze ukwezi kwa mbere ntigushize ukwa kabiri ntikwashize kwa gatatu ntitwarangiye umwaka rwose gugiye kugeramo ndavuze ngo mpeze amafaranga ganjye mpereze amafaranga ganjye ntabwo mfite imashini yo gucura amafaranga ko gupfa ubusa sibyo nande nagaguhaye hari ibintu nagamaza tajya ngo nagaguhaye ndafite ntabwo gutera inyuma byose ni ibiki kuzina ry'Imana umva nategereje kenshi ntabwo ngo nasiga amafaranga ganjye tujye wicara ubizi ariko mwaribonye sha mwitoraguriye abantu mwatoraguye voka mu biteme yego dini kwagere gwaye ni kwa bisesa abayore ni kwa nigireyo sitasi ntacu ubwo ni kwa munsi gwa nyuma byuka mukanguke mumbeze amafaranga ganjye tujye rwose mbabarire ndaharara wicara ubizi ko ndaharara byose ni ibiki nakubwiye nyambaga amafaranga nubwo ngaguhaye nanjye nayo mfite ikibazo cya koperative ndetse na mituweli sinabyishyura sinemeye nka kwirengera ntemera nkavuga inteko ibibazo mfite nemera ndebe ukundi kuntu nabigenza uzi ko umwana wanjye yarwaye ahabwa se akanapfa nkamuhamba kubura mituweli hejuru yawe sha mwajya mureka koko
mukavuga muti nimba umuntu yabagira icyizere akabumva reka namwe muvuga muti mbese uyu muntu ahantu yakuye izi mpuhwe hasigaye iki noneho ubwo inyuturano yawe niyo kundeka nkagenda nkicara ntibagirwa umva hibagiwe benshi umuntu utazi Geregwari wari nshaka amafaranga ganjye rwose ntumura nta nyungu nkwatse bwamuko nagaguhaye sibyo ibindi byose rwose birangiye mubyuke nshaka amafaranga yagaswe sikahubwo hafunzemo sha wanzu wagicucu ubu ntogosega amagambo rwose uri kunyumva nta bantu bakurimo wowe munsi bo bagendeye rimwe kada inzugi zo mu mbere hariho amagufuri bagiye guteka hehe izindi mitwe buda izina ry'Imana uryanjye naga amabati nagakuraho izina ry'Imana ururaho n'ibibiraho nabishanjagura ndagutegereza ku muhanda buretse washikase ariko sha buretse ndagutegereza ku muhanda cyangwa nze nkwereke we byose ni ibiki sha acha bwana we nitwa Geregwari nondu utazi uwondiwe ngashobora nsobanukirwa ntabwo cyeze sha Bom, sigaye iki nayo nawe sha we ntabwo ariko uko Geregwari nabayeho ese ni ibiki urimo guhaye ibintu bye menya ngo guhaye ibintu aragutije ntabwo aguhaye kuja rero mukisha mukadamarara akarimi mubaga mufite ejo ntibirarenga ejo ngo yewe bitonda ariko igihe uzongera guhura n'ibibazo ukagaruka icyo nzi cyo sha wariye menshi Geregwari ntugarye ugasinzira uretse kandi ku izina ry'Imana ngiye kuraranya intabire abandi bari guterana imbuto hejuru yanyu mituweli mudugudu ajya kurinda ya mfunga kubera iki kubera mwebwe sira kungu koko sekibiyenge kabira gushikiye ntukagaruka ngo ningutize cha buretse ariko uhene y'impumi yihore ubwo sira nimbaburayo simba nyijanye sha fizi mbabura nayo mu byo tuvugana byose boka nyihore kanyisiye bitemwa ariko reka nkubaze koko ubu nibingibi wiyamaje byo kujuraho bamperagiza nakuri inkweto yanje hengamye ubu ntuvuga ngo ngurira inkweto nshashe zo kwirwa ndi kuza kugutunaho ndi kuguhiga boshe nkaho uri ifu kuri mu muheno mu mwobo ubu wabinyishurira nese reka nkubaze izi sana nazo ukora amasaha hari amasaha y'akazi nimba umuntu abahaye amafaranga mwabagabo uyu mugabo nje namuhaye amafaranga ganje namubwiye nyanga gutijije nanje ariko ntabuze amafaranga narayabuze kurimo kunteza abantu none si kututanyishuye nese nari ko kwishyura gute kandi reka nkubwize ukuri gendere musigare mu byanyu reka nkubwize ukuri jewe ntabwo mfite imashini yo guca amafaranga go gutera inyoni sibyo nande nari mbabaye ndemera ndakwigurana ubu nabuze imbuto yo gutera nta mituweli nishuye we yaje arandirira ngo umugore we
ngo kose ibyo byose ni ibyiki ko amafaranga ideni rye narihakanye ngo iki uko yampaye 300,000 300 ni inshuti yaraje ari kurira ngo umugore ngo yagiye ku bitaro bamupimye inda basanga ngo atwita akanyamasyo ese wamwishe sinagwaye iryitanu wambaye igice sinagwaye iryitanu ry'akabati ko wampaye ibyitano nde watemera kwizina ry'bareka mbabwiza ukuri nubwo wampa 299 hasigaye 1,000 canje kimwe ntabwo nagafata nese gerwa reka nkubwire ibyo ibingibi reka muhereza akabatinze tusigare twivuganira bogira vuba ariko ubwo ni nakubuza ubundi ibyo wowe ibyo tufite gahunda nakabati kawe nta kibazo ndebera agafuka kanini agafuka kambanye gato reka nze mbaze mu akabati hari iki ndebera agafuka kanini ubundi noneho iki sijya uriya mwabagabo mwe ikigabo ni ikinyamanyanga umugore rero kandi ntaba ariyo nakomanze ninjye no gukuramo iserire ninjye kururanduramo nta muntu uriyo aha sasa rero wanduguza ngo wanduguza mutangiye guteka imitwe ramuvuga igiswahili babahungu simukoranaga ibintu by'ububanyi twa tuje gufata akabati twamuhanikira akahe kabati mureke mbereke rero ikintu muje gufata akahe kabati mureke mbereke ikintu tuje muze mu gitondo n'ubundi nari nagashyize mu nzu nta kibazo urumva ngashyira mu nzu ndavuga ngo ngatere verine kugira ngo batakiba urumva ntabwo nari kugasiga hano segerwa reka twigendere itonde segerwa ye iki kigori gikuye ngo ibigori bikuye ndava hano guco gusase kwizina ndabyararitse dore byose bibaye kiraro muje mbamenya umuntu yabahaye iki amafaranga ariko bisama reka kwizina ry'Imana mabwi mwabagabo namwe muri abantu babagabo no gukurira nk'umutu sibyo ariko munuka ntabwo mvuze kusa n'inzibyi n'ubukozo nabamvuze ariko byo kamere ubuse ubwo wawe ugiye kuwudutura ibande dore ukura imideni twebwe sura tuzize yaje ku ntukura nk'umuhobo ondi kuvugana nkinawe nikwebwe intu y'umugabo windeba bukanaga ngira uvuga uwo mugabo nta kibazo twebwe itonde imbaze mbaze iki si 300,000 byawe nkuri 300 byanje nkumape ntabwo ngusatu ntabwo nakubwiye ngo nzakwishyura iyi si imbuto yanjye urimo kurimbaguza upfushe igihe gishize maze kubona ko ndebye nabi tekereza yazahura na heba rero ndaho ikindi kintu gihari agamabati nawe hajya uzaza ugasanga amabati rwose ni agatondo kuri n'agajanye wayajyanye ni no y'Imana nese gergo ibyo bigori utwaye birakwishyura 300,000 Zobisa wowe uri kujya mu by'ibigori hano ni wanyu umva abavande wanduguza ngo wapenze nawereza ukweri ejo muze gutwara akabati kanyu dore ururimi rero nje yambwiye ibirenze nimuvanga mutanyeje none muntu mwebwe babwiye igiswahili nje yambwiye iringara ugiye gupfuke ringara nubwo amafaranga kandi nayo biringara ngogo ki ngayi nayo biringara kandi soki na beti yo korobadarenganye semo abishobishekere kwa sibyo uzana tukuna ngambo nyoso hapa hapana kunyanganya njewe ninaguha nyoko wewe ninagukora mu mabinga sana hapana nta muntu nk'ini beta ngayi singusabize se iyo uzabinga uzabinga uko binga ngayi ndetse gasuzuguro uyu muntu mufasha nk'umujura nta nubwo mufasha nk'umuntu waje kwinyishyura uyu mujura uyu ni umuntu biragaragara none nimba usanze iwanjye hafunze mu bigori ukarimbagura ibigori by'igihumbi n'ibindi fate n'iki ngiki ndakibara ibigori mwese mubare urabara iki sibyo mwese mubare genda utekurye byose bihwanye n'amafaranga nshaka iki amafaranga mw'abantu iyo ufashe umujura umukoresha icyo ushaka ntujye kudushyira ku bishyimbo umukoresha icyo ushaka geragwa sideni ahangaha nanjye reka mbabwire ikintu kimwe niyo umuntu yaba kurimo miliyoni ntabwo waziwe ngo numubura umusahura ubwo ni ubusambo ntabwo gurituraga umusarani hano mbiciye mu kwanya mbiciye mu mwanya ariko ziko ibyo bintu amategeko nanjye nagira ngo nkubwire ngo imitunure y'igikeri ntabwo yabuza inka gushoka gaguki nuko umujura wagwiki mwese mumbarire mujura gute si 200,000 nkurimo ikigori kimwe ngiye kukibara 100,000 mw'abantu yagashahu uragashahurwa
ndakijyana ku isoko. itonde Ihunda sinabwo ari iki kigori nakoraga kuzajya kugitera mu migende ndagitera mu migende hegitari yose ikagira nakuramo ibihumbi nka 800 cyangwa miliyoni zingahe kubera ibintu bigori. Iyi mbuto nayikuye mu ntuza yavuye muri Burkina Faso aho nasangaga inkoko arizo zirimo gutera ibigori. nafasi sibyo kwa burukere ntibibagaye. Sawa burukere arahebya mu gishanga. umva noneho iki ngiki kuko ari kinini ibihumbi 200 ngufashe ko Ngahe ibihumbi 200 30 iki ni 20 50 aha iki reka tukibarire 25 oya 15 65 20 kaba 85 iki cya 5 iki nacyo bengahe icyo ni veni bigahita bijana 5 bigashobo kino cya 5 iki ngiki nacyo ni 20 bimaze kuba 120 iki nacyo ni 25 kubera yuko ino ni imbuto ya mbere yavuye mu Bushinwa 145 145 none ubu tuvugana tujye gutera forufe sibyo iyi ni 30 ikaba 180 iki ngiki ni ibihumbi 50 gifunze bigahita biba 200 yuzuye 200 iyi mbuto rero iresa iyi ni ishinwa iyi ngiyi yo nahenze kubwo irororoka urumva iyi ngiyi ni ibihumbi 30 bikaba 230 ahubwo siko numva rusaza itonde urumva noneho ibi ngibi iki cyavuye mu ntuza mu Buruseli iki ngiki ni ibihumbi 50 bikaba si 280 280 noneho reba iki ngiki nurangiza urumva wa turacyari mu mibare bure urumva urabona atasigaye mideni bijiwe bija mu bwite Tari umuntu hano bija aguruka gihenda ngo jiyo bija. Agenda kubisana kuri kibambasi ngo jiyo bija. Guke. Aciye. Yarahuye. Anyuzaba kuri. Nuko temwebwe mu hugira mu mibare ariko barimo kugufasha imibare twako yicaye hano. Kugenda. Sisi ngo ugiye kuduhinda. Haso duhinga. Ese se umudusabye kukubarisha. Umuntu ariko ibaze nawe ratanga ibishoka. Mwamaze gusarura. Umva nyine fasha umujura arimo kunyiba ibigori. Bijo bijo. Turabimwambuye none ari rukaza. Ubu umwebwe mumfashije. Tuje gufata ibyacu Rwanda kazi none ugiye kutwihindukana. Kwa kutabimenya ahubwo. Mamugufatiye hano neza neza munyaturo. Ndabise kuki mutamuga. Cyangwa mu bizima. Itonde. Nimba bahuye akabati twabona bitonde. Oya nimba muhuye mumufata. Ntago mubiziranye ubu ngo. Kaga. Icese. Bagira ngo se utatwishyura. Genda kagaburirwe nturo. Ugize amahirwe singura burije ko izi mbaho ari zakabari. Mbahamagare. Umva se nyine nkubwire ubu rero nteye ibuye rimwe ryica inyoni nka 20 yakora icyo bije igisamba ariko ntabwo ndi igisambo gasambare n'umusambi kandi ibyo nanditswe umfitiye ideni bijo ariko ibaze noneho bijo bisharaje asanga simari arangije ikintu akoze ahisaza arimbaguza ibigori byose arabica ubwo se igisambo ubwo se nungutse azambaze cye nta kintu azakubaza azambaze cye none se reka nkuru zimwe nyine tarimo cyo hejuru cy'umuhanda noneho izi wa mugabo nyine ubiposa yatuye ko aribyo birangiye nibyo twari tuzanye ambwira ko ibindi njya kubishyikirayo ubwo rero narimbwiye uyu muvandimwe naza mwaje kugira ngo twihuta tugire hano igihe noneho rero n'ubundi madamu ntawe uhari reka tugende twabwiye ko nta telefone mufite tugende ku mwagenti mbishyure nta muntu wagiraho ntabwo byose byo ukotse ibi bigori washaka n'umushaka mu byare kuko ubu bisa nk'ibyagurishije ariko noneho reka mbereke rero turabibara mu mafaranga nagombaga kubishyura n'ubundi twebwe aho kugira ngo ubusa twabijyana nta kibazo turabibara bishyiremo turabibara kumva kugira ngo buri ibintu bipfa ubusa ubundi biryo n'icyaha hari ababirya murashonje ku izina ry'Imana kaga ntuzi se amafaranga duheruka yandamwe waduhaye cyangwa turi kugira dore n'ikindi shaka ubwo arya mbarimo angahe ubwo numva ko bakuduhereza bine ese bine murabaza iki ntabwo ubonye ibanga tubitse ntuzi ko nuza tuziranye hano muze njye kubamaganira hano ku bihurira maganira ni make muze kubabikura ugenda ariko ko bimeze ariko gasanga kazi kwiruka